Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Tuti bavandimwe bakunzi bacu, shalom, nimugire mwese amahoro ya Nyagasani Yezu Kristo. Baha ikaze muri gahunda y'umugisha wo kuri uyu wa kabiri wa kino cyumweru cya gatanu cya Pasika. Nyagasani Imana akomeze agendane namwe, abaherekeze umunsi ku wundi, ababe bugufi mu ntambara murwana, mu bibazo munyuramo, ariko mwumve ko mutari mwenyine. Ivanjiri yo kuri kino cyumweru niyo yongeye kuduhumuriza umutima, iti mwigira ubwoba, mwitinya, nimukomere. Kubera iki tutagomba gutinya? Nuko tutari twenyine. Iyi si ntabwo twayijemo kugira ngo tubemo nta bibazo duhura nabyo. Abemera si uko bagomba kubaho, nyamara aho batandukaniye n'abandi cyangwa se n'andi matsinda y'abari muri iyi si, nuko tutwemera ko dutambuka turi kumwe na Nyagasani Yezu Kristo watsinze urupfu. Kwa gatanu mutagatifu yarababaye, ariko ku munsi wa gatatu yarazutse. Bityo ijambo rye rigira umutsindo ku kibi, ku rupfu. Nimukomere rero namwe muzatsinda hamwe na Kristo. Ni Padiri Dominique uri hano i Roma, ubifuriza amahoro iteka akomoka kuri uwo mutsinzi, Nyagasani Imana yacu. Nyagasani Yezu Kristo, mwana wa Dawudi, tubabarire. Mu ntege nke zacu utubabarire. Turakwituye, turakwihaye, ngo ureba nimwe abagushakashakana bose umutima utaryarya, abagusonzeye bose ubabera igisubizo. Urakoze Nyagasani Yezu, urakoze Nyagasani Yezu, amen. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 14, umurongo wa 19 kugera ku murongo wa 28. Pawulo na Barinaba bari i Lisitiri, haza kwaduka Abayahudi baturutse i Antiyokiya n'Ikoniyo, bigarurira rubanda. Batera Pawulo amabuye, hanyuma bamukururira hirya y'umujyi, bibwira ko yapfuye. Ariko igihe abigishwa bari bamukikije, arahaguruka asubira mu mujyi. Bukeye ajyana na Barinaba i Deribe, ngo bamare kwamamaza inkuru nziza muri uwo mujyi no kuhabona abigishwa benshi. Baherako basubira i Lisitiri, Ikoniyo n'i Antiyokiya. Bakomezaga umutima w'abigishwa, bakabatera umwete ngo bakomere mu kwemera, bababwira bati ni ngombwa ko tunyura mu magorwa menshi kugira ngo tubone kwinjira mu ngoma y'Imana. Nuko bashyiraho abakuru muri buri kiliziya, bamaze gusenga no gusiba kurya, babaragiza Nyagasani bari baremeye. Hanyuma bambukiranya akarere ka Pisidiya, bagera muri Pamfiliya. Bamaze kwamamaza ijambo ry'Imana i Perige, bamanuka berekeza Ataliya. Bahavuye bajya mu bwato berekeza Antiyokiya, ari nawo mujyi bari baraturutsemo ubwo abavandimwe babo babaragizaga Imana, babasabira kuzatunganya uwo murimo nyine bari bamaze kurangiza. Bagezeyo bakoranya kiliziya, babatekereza iby'Imana yari yarakoranye nabo byose, ariko cyane cyane ko yugururiye abanyamahanga irembo ry'ukwemera. Nuko bamarana iminsi n'abigishwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Aleluya. Uhoraho, ibiremwa byawe byose nibijye bigushima, abayoboke bawe bagusingize, bazarate ikuzo ry'ingoma yawe, batangaza ubushobozi bwawe. Aleluya. Bamenyeshe bene muntu ibigwi byawe, n'ikuzo ritamanzuye ry'ingoma yawe. Ingoma yawe ni ingoma ihoraho mu bihe byose, ubutegetsi bwawe buzaramba. Aleluya. Uhoraho ni igihangange, akaba rwose akwiriye gusingizwa. Umunwa wanjye uzavuga ibisingizo by'Uhoraho, n'ikinyamubiri cyose kizarata izina rye ritagatifu iteka ryose rizira iherezo. Aleluya.
Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 14 umurongo wa 27 kugera ku murongo wa 31a. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa be ati, mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, sinyabahaye nk'uko isi iyatanga. Nimukuke umutima kandi ntimugire ubwoba. Mwumvise ko nababwiye ndagiye kandi nzagaruka mbasange. Yaba mwankundaga mwakwishimiye ko nsanze Data, kuko Data anduta. Dore mbibabwiye igihe cyabyo kitaragera, kugira ngo nibiba muzemere. Sinyivuganye namwe byinshi, kuko umugenga w'iyi si aje. Nta bushobozi amfiteho, ariko aje agira ngo isi imenye ko nkunda Data, kandi ko nkora uko Data yantegetse. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Urakaza neza nshuti muvandimwe, mwana w'Imana. Warakoze kuza kubana natwe muri iyi gahunda yo kuri uyu munsi. Uhoraho yarakuraritse, uhoraho yakugeneye byinshi cyangwa se bike bishoboka, ariko ujya uhora uteka ushima, kuko ari we wagushoboje kuza kuri uyu murongo. Warakoze wowe usangiza abandi iri jambo ry'Imana, wowe iteka werekana ko urikunze ukabitwereka, wowe usiga isengesho ryawe pfa ngo Nyagasani aryakire. Nibyo koko Yezu uyu munsi ari kutubwira ngo mbahaye amahoro yanjye, ariko kandi nimugire ayo mahoro, gusa sinyabahaye nk'uko isi iyatanga. Ese aya mahoro ameze gute? Reka tubanze turebe impamvu Yezu abivuga. Iyo dusomye ivanjiri, hari ikintu kimwe mu bahanga mu gusesengura ijambo ry'Imana badusaba, icyo bita context. Byari bimeze gute? Burya buri jambo ryose Yezu yarirekuraga ryavaga mu kanwa ke, hari icyo rigamije, ariko hari n'impamvu itumye arivuga. Aya magambo Yezu bamwe basobanura ko yayavuze mbere y'uwa gatanu mutagatifu, abona ko urugamba rukomeye. Yari azi neza ko Yezu azafatwa, azashinyagurirwa, azicurwa abagome, ndetse ko kuba yari Imana, kuri bamwe mu bemera bashobora kuzabona ibyo bibaye bikabahungabanya umutima. Nimwibuke ba bigishwa ba Emawusi, nabo ubwabo buryo bagiye biciraguraho, biriya byababayeho, nawe uyu munsi byakubaho. Ni agahomamunwa kubona wari wizeye umugabo, uzi ko byose azabigukorera, ariko ukabona birahindutse. Sinzi niba mutarahemukirwa n'umuntu, ngo umuntu akwizeza ibitangaza, umuntu rwose agusezeranya ibitangaza, nibigera ku munota wa nyuma ubone abivuyemo, ubaho ngaho hagati aho ngaho. Njye hari umuntu wigeze kumpa inkuru neza neza byigeze kubaho, aho umuntu yasezeranyije undi, yenda sinshaka kuvuga cyane izo ngero, uwazimpaye se yambwiye ngo nzazivuge, ariko umuntu yasezeranyije umubyeyi aramubwira ati, humura, uyu mwana wawe nakura nzamutangira amashuri yose, tuza rwose, umwana wawe rwose nta kibazo azagira, dore twagiriwe ubuntu, twagiriwe amahirwe, ntuzagire ikibazo. Umubyeyi akajya ajya guhaha, akajya ajya guca inshuro kugira ngo wa mwana azakure, ariko yari yizeye ko wa mubyeyi yahuye nawe mugenzi we amubwira ngo azamurira amashuri na kaminuza, ati keretse niyinanirwa. Yaramwizeyeho imbaraga n'ubushobozi, nagiza byose akamara kubibona se, reka da, amukubise ati none se umwana wanjye ko yatsinze? Ati yewe narakennye, kandi ubwo yaramubeshyaga, yakennye se bwaheye, yarimo amwikuraho. Yewe ubu ngubu nanjye ubwo ndeba aha, nanjye abanjye, reka da, ntacyo mfite n'iki. Urumva icyo bita kwizera? Umubyeyi nyine, umwana ngo yagumye aho ngaho, ngayo nguko. Nari mbikuye hehe? Nari impamvu yari inteye kuvuga iryo, ni kwa kundi rimwe na rimwe twizera abana b'abantu bakadutenguha. Yezu mu kuvuga aya magambo nawe rero yarazi ko uburyo azapfa, hari benshi bazacika intege, hari benshi
bazagira umutima woroheje bagasubira inyuma. Hari n'abandi bahanga bavuga bati aya magambo Yezu, dore ko turi kugana ku munsi mukuru wa Asensiyo, Yezu asubira mu ijuru, kuko ivanjiri mwumvise uburyo itangira ngo muri icyo gihe Yezu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se. Iyo Asensiyo igiye gutangira, hatangira buri gihe ivanjiri itangira ivuga ngo muri icyo gihe Yezu agiye kuva muri iyi si ngo asange se. Ushobora gusanga data unyuze ku musaraba, ariko nanone na nyuma y'izuka Yezu yasanze data. Isubira mu ijuru rya Yezu, muribuka abigishwa ko bakomeje kuba mu Galileya bahanze amaso, nyamara ntibyaboroheye. Bari barabanye na Yezu imyaka 3, nubwo nyuma y'izuka yabakomeje imitima, ariko nyuma y'izuka Yezu ntabwo yabanaga nabo uko yabanaga nabo mbere. Mbere y'izuka yabanaga nabo, bakarara nawe, bakagenda nawe, bakajya kwigisha. Ariko nyuma y'izuka Yezu yabanaga n'abigishwa kubw'amabonekerwa gusa. Ya minsi bamaranye igera muri 40, kubw'amabonekerwa gusa yonyine niyo bwo babaniyemo. Hanyuma nyuma yaho kubw'amabonekerwa, urumva yari makeya, amabonekerwa yari makeya, ntabwo Yezu yazaga buri munsi. Intumwa n'abigishwa bagumanye na Nyagasani ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Niyo mpamvu navuga ngo ibi turi kumva mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ni ibyakozwe kubw'imbaraga za Roho Mutagatifu, akaba abandi bavandimwe ati umwuka wera. Ariko kandi Yezu agomba kubakomeza, mbahaye amahoro. Nimwibuke na nyuma y'izuka yababwiye ngo nimugire amahoro, amahoro. Ariko ngo amahoro Yezu atanga si nk'uko isi yatanga. Mu by'ukuri amahoro tuyazi mu ijambo, hari ijambo amahoro afatwa nk'ikintu cyitwa pactum, cyangwa se ahatari intambara, ahatari imidugararo, mbese ahatari n'inzara, iyo bita tranquillité matérielle. Burya udafite ibiryo mu rugo, udafite imyenda, udafite iyo minervari y'abana, nabwo nta mahoro uba ufite. Akenshi iyo bavuze ngo ahantu nta mahoro, igihugu nta mahoro arimo, abantu mutekereza ngo nta ntambara. Kuba igihugu kitari mu ntambara zigaragara, ntabwo aricyo kimenyetso cyonyine cyo kivuga cyangwa gihamya ko igihugu cyangwa bene igihugu bari mu mahoro. Waba uri mu nzara se ukavuga ngo ufite amahoro? Hari n'abantu muri iyi si barinda bayigiramo ukayivamo nta mahoro afite. Waba uhora ujya guca inshuro rimwe umuntu akurengera kubarira ibyo akeneye, ubona guhutunga ari aho ngaho ukubwira ko ufite amahoro? Hari ababyutse mu mihangayiko barinda bwira bahangayitse. Aho rero aya siyo mahoro Yezu ari kuvuga, ntitukayitiranye. Amahoro ya Kristo ni amahoro yitwa Shalom biblique. Mu ntangiriro isengesho ryacu dukunda kubasuhuza tubabwira ngo Shalom. Shalom ni iki? Ngo nimugire amahoro. Siko tubasuhuza se? Ariko Shalom ntabwo amahoro ari aya ngaya yo kutagira intambara, aya ngaya yo kuvuga ngo horana ibiryo, horana ubutunzi, horana amafaranga mu rugo. Ntabwo ariyo mahoro mba ndi kuvuga. Shalom yo muri Bibiliya iyo ngusuhuza nkoreshe yitwa ngo c'est une plénitude de vie qui subsiste même quand tout s'écoule. Ni ukuvuga ngo nahari bwa buzima nyakuri, atari ubwo ngo bwo kurwara. Ushobora kuba nimvuga ubuzima nyakuri avuga ngo ubwo nyine ni ukutabaho ntarwaye par exemple. Ni bwa buzima bw'ukuri bushingiye kuri Yezu Kristo, ngo yewe nta handi ubona ko mu maso y'abantu wamanjiriwe, washiriwe, hahandi abantu bashobora kuguseka bavuga ati uriya muntu se niki, ariko we muri wowe imbere ukabona urakomeye. Sinzi na mucya mubona izo ngero. Iyi Shalom mwumva icyo nshaka imisobanuro neza uyumve. Ntabwo murabona nk'abakire, urugero umukire ahangayitse ari kugenda gutyo ubona byamunaniye, afite amamiliyoni, afite amamodoka, afite amafaranga, umutwe we yataye umutwe. Ariko ukabona umuntu ni umukene mu maso y'abantu, ni umukene, inzu ni ibyondo iki, ariko ukabona arasengeza Imana, arishimye muri we, ararya umushogoro, ararya ka kajumba, ararya twa dushyimbo yatubona, bya biryo biciriritse, akajya guca inshuro, yahirwa akabona uwo ahica, ariko ukabona muri we arishimye. Icyo nicyo bita Shalom biblique, amahoro yo muri Bibiliya nayo ngayo. Kuba wumva nubwo ku isi, ibibera ku isi ubona ntabyo ufite,
ukabona umuntu ahora arwaragurika, ahora kwa muganga, ukabona arakennye, ukabona ariko muri we arishimye, aratuje. Mu by'ukuri Yezu Kristo yinjiye mu mutima we, atura muri we, maze ayobora ubuzima bwe bwose. Icyo ni cyo bita shalom biblique. Yezu rero bavandimwe, kubera icyo abivuga, Yezu ntabwo adusezeranya ubuzima butarimo imihengeri, inivi santampete. Yezu ni busori. Busore ni iki? Narabibasobanuriye. Busore ni, urabona iyo ubwato nyine buri mu nyanja ngari, ubwato ya nyanja nini butareba hirya no hakuno, kugira ngo bukomeze kugenda, bugira akantu kitwa busore kabwira kati icyerekezo nanga. Yezu nakubere busore, nakubera icyerekezo, aba ari uyobora ubuzima bwawe no mu bihe bikomeye. Yezu Kristo rero aradusaba kutagira umutima uhangayitse, kutagira umutima udihaguza. Hari umuntu ufata nka umutima ameze gutya ameze gutya ameze gutya ameze gutya. Inaha niho njya mbibona, inaha niba ari sosiyete, inaha sinzi ikibazo ifite, abantu bona bahora biruka. Sinzi niba abantu ndi kuvuga abantu banyuze inaha ngaha babaye i Burayi cyangwa se bahatembereye. Njyewe yenda reka mvuge mu mujyi Kigali, ubona i Kigali abantu batembera gutya. Yego umuntu ashobora kuba afite ikibazo ariko ukabona ari gutembera bisanzwe. Ariko inaha ngaha ngo time is money, ngo igihe cyose ni amafaranga. Inaha iyo umuntu akererewe imodoka, ubwo urabona indi yego mu minota 3, ariko iyo minota utaye ntabwo uzarinda upfa utayishubiye, utayigaruye. Rero usanga abantu b'inaha ngaha, padiri soma misa vuba, turihuta. Nka misa hano yo ku cyumweru, misa yo ku cyumweru nyisoma iminota 45 urengeje. Hari umuntu umerutse gusoma misa, noneho umusaza ndi gutanga inyigisho akajya akurikira agira gutya. Noneho nanze inyigisho, nari naryohewe ndimo gusobanura y'avanjiri y'abigishwa ba Emawusi, nyikunda kubi nanjye yo nyigezeho rero, kugira ngo banteye ikinya, hari n'igihe nibagirwa rwose. Ubwo se nari maze kuvuga nk'iminota 8, njya kubona umusaza araguye amaye, kandi ubwo yari abaye uwa kabiri. Wakundi nyine kiliziya inaha ngaha abasaza benshi nibo bitabira misa n'abakecuru. Umusaza naguye, ako kanya iyo yaguye hano, ambulance zihita zivuga mu nzira. Nagiye kubona imbere ya kiliziya ambulance 2 ntarasoza misa, ko byageze aho umupadiri azavuga ati komeza misa nakundi, baterura umusaza bamujyana iruhande. Byabaye 2 bamujyanye iruhande, nyuma yaho umuntu aratera urwenya aravuga, berega impamvu yaguye ngo misa yatinze. Ndavuga ariko mu gihe cy'inyigisho nimurebe namwe igihe misa itangirira n'igihe cy'inyigisho, inyigisho biba bimaze ubwo misa y'iminota 45 imyinshi, ubwo twari nko ku munota wa 20, misa yatinze ku munota wa 20. Bivuga iki? Nuko abantu binaha bari mu bintu byo kwihuta, ku buryo iyo ushatse gutinda rwose mwabipfa bikomeye. Inaha hari ikintu bita ijambo. Umukristo w'inaha sinzi iwanyu uko bimeze, ariko inaha hari, yenda ndaza kuzategura ikiganiro cyitwa kuri sinode yo mu Budage. Sinode yo mu Budage, inaha abakristo bajya kugira ijambo rikomeye ku mupadiri, cyane rikomeye ariko wumvise. Kuko nk'ubu inaha hari za diyosezi ziyoborwa, umusenyeri akaba hari, abapadiri bakaba bari gukora ubutumwa, ariko indi mirimo yose ugasanga kugeza ku rwego rwa diyosezi ari abarayiki bayikora gusa, kandi aribo bayifataho umwanzuro. Nta kindi wavuga, ibyo birahari. Uzasome sinode yo mu Budage kuri guhagarara, ibyo iri kuvuga no mu Bubiligi hamwe birahari. Ngayo nguko rero ibibazo rero, imidugararo itera muntu ryari, yibasira muntu igihe abaye staccato niki uvuye kuri Yezu. Uzabone nk'umuntu, ari ikintu nabonye inaha, ubona umuntu umusaza iyo ari kumwe n'umukecuru, umwe muri bo afite imbaraga, umwe agenda afasha undi. Nigeze kubabwira ikintu kimwe mu bintu nkundina, kubona abashakanye bagenda bafatanye gutya, umwe yabereye undi donke nk'inshyimbo. Iyo umwe rero arekuye undi aragwa,
ibibazo akenshi muri iyi si bidutera ryari? Iyo wihaye kwiyomora kuri Yezu uhura n'ibibazo. Iyo wihaye kugira ubwoba bw'uko hari bimwe ugiye gutakaza. Wari wabona bakubwiye ati kontara y'akazi igiye kurangira, bakavuga ngo ibi amahirwe wari urimo ugiye kuyatakaza ukuntu uhita ariko amahoro y'umuntu azayakomora ku bumwe bwa Nyagasani Yezu Kristo afitanye na Data. Kwezi bati ngiye kwa Data kandi nzabategurira imyanya. Iryo ni ijambo ryo kwizerwa, iryo ni ijambo riduha ihumure. Aya mahoro rero Yezu ari kuvuga turayabona mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa muvandimwe. Ya mahoro nababwiye, reka tuyumve. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa twumvise Pawulo bamuteye amabuye, ari kumwe na Barinaba muri za ngendo nyugezabutumwa twavuze, bahereye Antiyokiya bagenda. Muribuka ingendo nyugezabutumwa, muzajya musoma kuri internet mu buryo bwo gusoma murabuzi. Musome izo ngendo zitandukanye, uburyo bahagurukaga bakabahambirira ibyangombwa, bakagenda bakamara nk'umwaka bazenguruka bigisha ijambo ry'Imana. Rero amahoro Yezu avuga turayumvise. Amahoro ni ayahe? Kuguma kuri Yezu. Nuko amahoro Yezu avuga ari ukuvuga ngo ni urugi rw'ukwemera, ariko kandi runyura mu bibazo. Pawulo mu by'ukuri arakubitwa amabuye, ndetse ngo bari bazi ko yanapfuye, ariko icyo bita amahoro, arahaguruka akajya kwamamaza ingoma y'Imana. Yabwiye abantu, abigishwa b'icyo gihe arababwira ati ni ngombwa ko tunyura mu magorwa akomeye kugira ngo twinjire mu bwami bw'Imana. Amen. Umva ko kantu, ni ngombwa ko tunyura mu magorwa akomeye kugira ngo twinjire mu ngoma y'Imana. Nk'uko Yezu Kristo kugira ngo aturongere umukiro yanyuze ku musaraba, natwe rero ntitushobora kwinjira mu ngoma y'Imana tutagize ayo magorwa. Ndagira ngo mwongere nkwibutse ko umukristo nyawe ntatinya amagorwa, ntatinya ibyago, ntatinya ibitotezo. Yezu ni nayo mpamvu akubwira ngo niba ushaka kuba uwe, heka umusaraba umukurikire. Mariya nawe ati umwana wa Mariya ntatana n'ibitotezo n'imibabaro. Niba uri umukristo rero, iga kwakira kubana n'ibitotezo, kandi muri byose nuhura nabyo utanga imbuto y'amahoro iteka. Utanga imbuto y'amahoro iteka. Retriburation, ibitotezo cyangwa se amagorwa, ni ijambo ry'ikigereki ryitwa tripusis, risobanura ngo ibyago cyangwa se kumva wahuye n'akaga gakomeye. Ibyo bisobanura iki? Ibyo bivuze ngo Pawulo na Barinaba nubwo bari bananiwe, ntibacitse intege. Gukomera, kwihangana, gutwaza, kuko iri jambo nababwiye rivuga ryo mu kigereki rivuga kumva mbese wakubititse, kuzahazwa ku muntu agatuma womangatana. Ikigaragara kibirimo nuko ukwemera ntabwo ari maje. Ukwemera ntabwo ari maje, ntabwo ari sindi maje mu kinyarwanda, yenda muze kubishyiraho ngo hepfo numve. Ukwemera ni ugukomera, resilience, kwigiramo imbaraga burya zituma utsinda ikibi. None se Pawulo bavandimwe, kuki atavuze ati reka tubanze tujye kwivuza twipfuke ibikomere? Bari batwishe, ahubwo bari kuorganiza kiliziya, barakomeza kiliziya, barashyiraho abayobozi ba kiliziya, ndetse nibagera Antiyokiya batangire bavuge ibitangaza Imana yabakoreye. Umukristo muri byose urumva gukomera. Amahoro ni icyo, gukomeza ukavuga Imana, gukomeza ugatangaza Imana, nubwo uri kunyura mu bihe bitakoroheye, ukavuga Imana iteka. Nicyo mwifuriza, nicyo nifuriza umuryango wawe, nicyo nifuriza ubuzima bwawe. Uzahora uvuga Imana, uzanyura muri byinshi, ariko ijambo ry'Imana rizahore mu kanwa kawe n'abawe ubu n'iteka ryose. Amen. Turi mu kwezi kwa gatanu, turongera kuragiza umubyeyi Bikira Mariya umwamikazi wa Kibeho, ayobore ubuzima bwawe kandi amurikire ubuzima bwawe, agutakambire ku mwana wa Yezu Kristo. Ndakuramutsa Mariya wuje inema, uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen.
ineza, impuhwe n'urukundo bya Nyagasani Yezu Kristo bihorane nawe n'abawe bose. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Dominique i Roma. Mwese mbifurije umunsi mwiza.